Hari ibintu abantu benshi batamenya. Ushobora kubona amafaranga, ushobora kuba ukora cyane, ariko ugasanga ntacyo usigaranye mu mafaranga yose ukorera. None se ikibazo kiri ese nuko utabona amafaranga ahagije, cyangwa ahubwo nuko hari ibyo ukora utazi bikayirukana? Reka nkubwire ukuri gukomeye. Hari umuntu ushobora kubona ibihumbi 50 akabyubakamo ubuzima. Hari n'undi ushobora kubona ibihumbi 500 ariko agahora mu bibazo. Ese ibi byaba biterwa n'amafaranga ufite, cyangwa ahubwo biterwa no kuyitwaramo? Muri iyi video ngiye kukwereka ibintu bitatu by'ingenzi bituma amafaranga ataguma ku muntu, cyangwa se bituma umuntu adatinda n'amafaranga, kandi ndaza kukwereka nuko wabikosora. Mbere yo gutangira, ndagira ngo ubanze wibaze iki kibazo: ni ryari uheruka kubona amafaranga menshi ariko nyuma y'igihe gitoya ugasanga yose yarashize? Ni kangahe wibaza uti amafaranga yanjye ajyahe? Niba ngibi bijya bikubaho, humura nturi wenyine. Ariko ikibazo cy'uko amafaranga aza ari make, ahubwo ikibazo ni system yakoreshamo. Reka dutangirane n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere gituma udatinda n'amafaranga nuko nta system. Ikintu cya mbere gikomeye gituma udahorana amafaranga nuko utagira gahunda y'amafaranga, system y'amafaranga. Abantu benshi babayeho gutya: amafaranga araza bakayakoresha uko aje, amafaranga agashira ubuzima bugakomeza. Nta plan, nta direction. Urugero rworoshye hano: niba winjije ibihumbi 100 uyu munsi, nta plan nimwe ufite, ayo mafaranga ibihumbi 100 azashira nta kintu na kimwe gifatika ukoze. Ukuri nuko amafaranga adafite ahajya ajya habonye hose. Ubuze icyo ashaka afata icyo abonye. No ku mafaranga nyine naho niko bimeze. Niyo mpamvu abantu benshi bahora bavuga bati sinzi aho amafaranga yanjye ajya. Hari igisubizo kuri iyi ngingo: tangira wubake system yoroshye. Urugero: 50% by'amafaranga winjije yaguremo ibikenewe, 30% uyaguremo ibyo ushaka, 20% uyagire kwizigama cyangwa uyashoremo imari. Nubwo winjiza make, iyo ufite system, amafaranga arahaguma, ntabwo ajya kure yawe. Ikintu cya kabiri ni impression. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane no gukoresha amafaranga ushaka kwiyerekana cyangwa se ushaka kwiyemera. Iyi ni habit mbi cyane. By'umwihariko abantu benshi bafite iyi habit: kugura ibyo udakeneye, gukoresha amafaranga kugira ngo abandi bagutekerezeho neza, kubaho ubuzima butari ubwawe n'ibindi nk'ibyo. Ibi bintu ni bibi cyane. Reka nkwereke ukuri: abantu benshi basa n'abakire, ariko mu by'ukuri barimo kubaho nabi, kandi abandi bacecetse ubu usanga ari nabo bakire ndetse babayeho neza bafite amahoro. Ikintu gikomeye hano: abantu bagerageza kugaragara nk'abakire akenshi nibo baguma mu bukene. Igisubizo cy'ibi ni uko mbere yo gukoresha amafaranga ukwiye kwibaza uti ibi ndimo kugura bizanyungura iki? Cyangwa wibaza uti ese ibi bintu nuko mbikeneye cyangwa nukugira ngo ngire uko niyerekana? Shyira imbere ibintu byongera amafaranga nk'ubumenyi na investment. Ibyo nibyo byubaka ubuzima bwawe bw'ahazaza, ntabwo kwigaragaza nk'umukire ari byo bizakugira umukire. Ikintu cya gatatu ni income imwe cyangwa kuba nayo ntayo ufite. Ibi ni bibi cyane nubwo abantu benshi batabibona. Iyo ufite akazi kamwe gusa nta kindi kintu kiguhesha amafaranga, uba uri muri risk ikomeye cyane. Niba ako kazi gahagaze, ubuzima bwawe nabwo burahagarara. Ukuri gukomeye: abantu bakira ntabwo bagira income imwe y'amafaranga, bagira income 2 cyangwa 3, yewe n'izirenga. Igisubizo kuri iyi ngingo: tangira buhoro buhoro, ushake skills nshya cyangwa ubumenyi bushya. Tangira side hustle, gerageza online business. Ntabwo bisaba gutangirana igishoro kinini, bisaba gutangira gusa. Reka tugire icyo twibutsa: ikibazo si amafaranga, ikibazo ni uburyo yatekerezaho. Niba uhinduye uko uyabona, kuyakoresha n'uko yongera, ubuzima bwawe nabwo burahinduka. Reka dusubiremo: ikintu cya mbere gituma udatindana amafaranga nta system ugira yo kuyakoresha. Ikintu cya kabiri ni ukwiyerekana neza. Ikintu cya gatatu ni ukugira isoko imwe y'amafaranga cyangwa nayo ikaba ntayo. Nukosora ibi bintu uko ari bitatu gusa, uzaba ufashe direction nshya mu buzima bwawe. Niba iyi video igufashije, kora like, subscribe kandi uyisangize n'abandi.